Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Turi kwa gatandatu tariki 22 kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2022. Mukamugiye gukurikirana ikiganiro biza tubireba tugaceceka. Ni ikiganiro mutegurirwa n'urubuga biza tubireba mukakigezwaho nanjye Jeanne Pomsene mparamusanga. Inshuti muteze amatwi tubibutse ko iki kiganiro twagiteguye mu rwego rwo gushishikariza abanyarwanda gucika ku muco mubi wo kurebera no guceceka amahano ndetse n'andi makosa yose akorwa mu muryango nyarwanda, cyane cyane ko twasanze uko kurebera no guceceka ari byo byagiye bituma igihugu cyacu u Rwanda kigwa mu kangaratete. Inshuti muduteze amatwi, mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku mutwe twahaye ikiganiro. Umutwe ugira uti uko abanyepolitike b'abanyarwanda bagenda batakaza agaciro, cyangwa se igituma abanyepolitike b'abanyarwanda bagenda batakaza agaciro. Ariko ntabwo dushaka kugira ngo tubwire abanyepolitike gusa, turagira ngo tubwire n'abantu muri rusange, abanyarwanda muri rusange. Gusa dukoresha cyangwa se tukavuga abanyepolitike kubera ko nyine inshuro nyinshi usanga ari bo baba bayoboye igihugu cyangwa se n'abatakiyoboye baharanira kukiyobora. Kubera rero ko igihugu ari ikintu gikomeye cyane, kiba kibumbiye hamwe abene gihugu bacyo, ari ingobyi bahetse, ni ngombwa ko tubwira cyane ababa bakibereye ku isonga. Umutwe rero uragira uti uko abanyepolitike b'abanyarwanda batakaza agaciro. Bigenda gute kugira ngo umuntu wagiye ku mugaragaro akagaragariza rubanda rwa giseseka ko ashoboye kubarinda, kubavuganira, guharanira icyabateza imbere cyose, nyamara bikaza kurangira atakaje agaciro? Bigenda gute? Biterwa n'iki? Ese wowe ku giti cyawe cyangwa njyewe ntakaza cyangwa natakaza agaciro byagenze gute? Ibintu rero bituma umuntu atakaza agaciro ni byinshi cyane, ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ntabwo twabivugira icyarimwe ngo tubirangize, ariko tuzajya tugenda dufataho utuntu duke duke. Inshuti muduteze amatwi, ndagira ngo tuganire ku kintu cyitwa uburakari. Uburakari ni kimwe mu bintu bituma umuntu atakaza agaciro. Gukemuza ibibazo, uburakari ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu atakaza agaciro, uwo yaba ari we wese. Ariko uyu munsi reka twivugire ku banyepolitike bayoboye igihugu cyangwa se n'abaharanira kuzakiyobora mu bihe biri imbere, cyangwa se n'abakiyoboye mu bihe byashize. Gukemuza ikibazo icyo ari cyo cyose, uburakari bitesha agaciro. Iyo urebye amateka y'u Rwanda, ibibazo rwagize guhera ku ngoma z'abami kugeza uyu munsi, usanga iyi ndwara yo gukemuza ibibazo, uburakari, inzika yarakomeje kuganza igihugu. Sindi bujya cyane mu byagiye biba mu ngoma za kera cyane, ariko naza amateka twereka ko amakimbirane y'icyo gihe yabagaho, ndetse n'inzika n'inzangano byagiye bibaho muri icyo gihe, ari ibintu bituruka ko hari abantu bamwe na bamwe bajya gukemura ikibazo bahuye nacyo bakagikemuza uburakari. Munyumve neza, nta muntu n'umwe utagira uburakari, umuntu wese ararakara. Nanjye ubu nkozeho ikintu nyine numva kibangamiye ubuzima bwanjye, kibangamiye intekerezo zanjye, kibangamiye imibereho yanjye ya buri munsi, birandakaza. Nta muntu n'umwe utarakara, kuko ubaye utanarakara waba ufite ikibazo, burya waba uri umurwayi. Niko kamere y'umuntu iteye, byanze bikunze urarakara. Ahubwo ikibazo no kwibaza ngo nyuma y'uburakari biragenda gute? Nyuma y'uburakari biragenda gute? Nukwasa ibintu byose nkabimara, nukumena ibirahure by'inzu, nukumena amasahane, nugukubita umugore n'abana, kunigagura abakozi, nugufata abo mukorana muri ministeri ugateragura imigeri, cyangwa ibyo gutera imigeri ukavuga uti ntibyoroshye, nibagende bakubika ahantu, ndetse wabona bifitiye ubushobozi ukavuga uti nimugende mu baca imitwe. Nkunda ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo uburakari cyangwa se umujinya nta na rimwe bishobora gusohoza gukiranuka k'umuntu. Umuntu wese waganjwe n'uburakari, umuntu waganjwe n'umujinya, nta na rimwe ashobora gusohoza gukiranuka kwe. Reka twe kujya kure cyane, turebe ibintu byabaye ku Rwanda kuva muri 90 kugeza uyu munsi. Turebe mu by'ukuri icyo uburakari bw'abantu, icyo umujinya w'abantu wabafashije, wabamariye iki. Mu by'ukuri
inkotanyi zitera muri 90, zitera muri 90, ntago baba bashaka ko umuntu abivuga, ariko niko kuri binjiranye umujinya, binjirana uburakari, kuko nta mpamvu nimwe isobanura impamvu ushobora kwinjira wica abaturage b'abasivile. Hari abasirikare bagomba guhangana nabo, ariko kwica abaturage b'abasivile ni umujinya n'uburakari n'inzika. Abenshi muri bo bari barakuranye kubera ubuzima bwo mu buhungiro, kubera imibereho mibi yo mu buhungiro, kubera kubura uburenganzira bwo kwiga, ariko ntabwo iyo yari kuba impamvu yo kwinjira bakoresheje cyangwa se bakoreshwa n'umujinya, bakoreshwa n'uburakari, bakoreshwa n'inzika. Barinjiye, bamaze kwinjira batangira kugenda biyestara hirya no hino ku dusozi, ari nako abaturage bapfa. Ibi ngibi tuzabivuga kugeza igihe abantu babikoze bazemerera ko bijya ku meza abantu bakabigarukaho, kuko kuvuga ko watsinze intambara ugatekereza yuko bigukuraho amakosa yose waba warakoze ntago bishoboka, ntago byakunda. Abantu rero binjiranye uburakari. Tuze turebe noneho abo baje basanga babyitwayemo gute, mu by'ukuri muri 90 abantu bari bazi inkotanyi mu gihugu bari bakeya cyane, ntago bari benshi, kuko ibyo zakoraga no gutegura igitero cyazo byakorwaga mu ibanga rikomeye cyane, bigatuma hari benshi batabimenya. Ariko mu by'ukuri intambara ya 90 imaze gutangira, abantu bahutajwe ni benshi cyane, Reka mbabwire, byanze bikunze inkotanyi cyangwa n'izindi ngabo zose zaba iz'ikindi gihugu, zaba ziturutse hehe, ntizishobora guhakana ko zitera igihugu nta byitso zifite. Ariko ntabwo wabura umutegetsi ngo ukukumba abantu, ukukumbe n'abana bose ubashyire mu gatebo k'ibyitso kubera uburakari gusa bw'uko inkotanyi zateye, abantu bamare amezi n'amezi bafunzwe, batarya, batunzwe n'igikoma n'utundi tuntu tw'intica ntikize, ndetse bamwe na bamwe bakanapfa, ngo nuko ufite uburakari bw'uko inkotanyi zateye. Icyo nshaka kukwereka ni iki, icyo nshaka kugaragaza ahangaha muri kino kiganiro cy'uyu munsi, nuko mu by'ukuri umugabo wese cyangwa se umuntu wese muri rusange, yaba umugabo yaba umugore, ukemuza ibibazo uburakari yangiza byinshi kuruta ibyo yari gukiza. Reka mbabwire ikintu cyavuye muri ubu burakari, bwaba uburakari bw'inkotanyi zinjiye zica abaturage b'ibyumba, bwaba uburakari bw'abategetsi b'i Kigali bahisemo gufata abantu bose b'abatutsi bakabita ibyitso. Tuze turebe ngo ubu burakari bwabo bwabyaye iki. Icyo bwabyaye ku ruhande rw'inkotanyi, aho kugira ngo zakiranwe urukundo, aho kugira ngo abaturage baziyumvemo bazigane, ahubwo byateye kuzihunga. Ubuhunzi bwahise butangira, umuturage utazi inkotanyi, udafite aho ahuriye nazo, udafite naho ahuriye n'ubutegetsi buriho mu gihugu, w'umuhinzi w'ibijumba, w'umuhinzi w'ibirayi, wiberaga ahantu mu cyaro, yakumva ngo inkotanyi zifashe kariya gasozi, zitari zagera ku gasozi atuyeho, amaguru akayabangira ingata akiruka. Kandi n'uyu munsi baracyazihunga. N'abari mu gihugu abavuga ati mbonye gusa uburyo ngenda nkabisa inkotanyi, yakwigendera. Kuva bakizibona muri 90 zica abantu ba mbere b'ibyumba bari batuye ku mupaka, kugeza uyu munsi abantu baracyazihunga. Ibyo ngibyo inkotanyi zibwira yuko byazifashije, ariko byari kuzifasha kurutaho iyo zitica abaturage bakaziyumvamo, aho zifashe hakaba hari abaturage bakazifasha mu rugamba rwazo, byari kuzorohera cyane no gufata igihugu, kandi bakagifata bizewe n'abaturage. Ariko abaturage bamaze kubona ukuntu zirimo kwica abantu muri byumba, batangiye kugira gute? Batangiye kujya bazihunga. Ubuhunzi buraza, abantu binjira mu nkambi hirya no hino mu gihugu, Kigali iruzura, bavuga bati inkotanyi aho zigeze zirica. Uwo mujinya wazo rero wazunguye iki? Wazunguye kutagirirwa icyizere n'abaturage. N'uyu munsi niyo mpamvu zihora zifite ubwoba, zirabizi neza ko abaturage batazizeye, kandi iyo ziramuka zikoresheje gukiza abaturage, ubu zari kuba zikunzwe na buri munyarwanda, ziryama zigasinzira. Ariko uburakari bwazo n'umujinya wazo
waziviriyemo kuba n'uyu munsi bakiri inyeshyamba barara mu mahema ku misozi kandi batarinze umwanzi uzaturuka hanze y'u Rwanda, barinze abaturage, bacunze abaturage ku tuzu two mu makaritsiye, ugasanga hagaze abasirikare kubera ubwoba, kubera ko icyo bakoze cyatumye abaturage batabagirira icyizere, nubwo bagerageza kubeshya amahanga no kubeshya impinja zivutse ejo bundi ko bakunzwe. Icyo ni ku ruhande rw'inkotanyi. Inkambi za Nyacyonga zari zuzuyemo abapfakazi, zari zuzuyemo abana b'imfubyi, mbega biraza biba ihame ko niba inkotanyi zifasha agasozi runaka, abaturage bahaturiye bose bahita bahunga. Birumvikana hari bakeya basigaragamo batabashije kumenya ibyabaye, ariko ni naba benshi bapfuye, nibo abandi base wabashyaka n'abandi bose bari batuye mu misozi ya Byumba na Ruhengeri. Reka turebe uburakari bwo ku ruhande rw'abari bari mu butegetsi. Gufata abatutsi bari bari mu gihugu, ugafata utazi gusoma wihingiraga ibijumba, ugafata yewe n'ufite uburwayi bwo mu mutwe, ugafata umuntu mbega wari wibereye aho ngaho, umuturage simple waruri aho ngaho haturanye n'abandi baturage basangira, ukamwita icyitso, ukamufunga, ukatangira kumubuza uburyo muri quartier kubera uburakari gusa bw'uko inkotanyi zateye. Byateye iki? Icyo leta yabyungukiyemo ni iki mu by'ukuri? Icyo leta yabyungukiyemo nuko ba bantu bose bahise babona ko igihugu kitakiri icyabo, kuko babaye ibyitso, barabibona ko isaha iyo ari yo yose bashobora kugirirwa nabi. Icyakurikiyeho nuko nyuma ho ibyitso bifunguriwe, buri wese yahise atangira gutekereza, yaba na wa mututsi w'umwarimu wiberaga hariya muri quartier utaruzi inkotanyi, kuko ndabihamya ko hari abari bazizi, ndabihamya ko harimo na bakeya b'ibyitso byabo, ariko nzi neza ko hari na benshi icyo gihe bari batarazimenya. Ariko nyuma yuko bafunguwe, nyuma yo kubona bahozwaho ijisho, nyuma yo kubona ashobora gutegerwa mu nzira, nibwo bose batangiye kuvuga bati ubu rero noneho tugomba kugira gute, tugomba gusanga inkotanyi, tugomba gusanga inkotanyi. Barazitwitirira, ikindi kiretseho kuva batangiye kutwita ibyitso, ejo cyangwa ejo bundi dushobora kugirirwa nabi. Ni muri urwo rwego insoresore z'abatutsi mu miryango hirya no hino mu byaro hose mu gihugu batangiye kugira gute, batangiye kwambuka imipaka, abaca Burundi, abaca Kongo, abaca Uganda, bose batangira kugenda basanga iki, basanga inkotanyi. Simpamya neza iyo abatutsi bari mu gihugu batabona icyo kikango cyo gufatwa nk'ibyitso bose ngo batangire kubona hari ijisho ribahoraho. Simpamya ko bose bari kwiyumvamo ko bagomba gusanga inkotanyi, nubwo si bose bazisanze, ariko ugiye kureba wasanga nka 90% y'abatutsi bari mu gihugu. Kugira ngo uzabone umuryango utarohereje umwana mu nkotanyi yari imiryango mike cyane, cyangwa kubona umugabo ukiri mutoya utagiye mu nkotanyi, nyine bari bahari. Ariko icyo nshaka kugaragaza nuko umubare munini bahise bumva ko bagomba kujya mu nkotanyi. Ibyo byagize gute? Byangije isura y'ubutegetsi bwari buri. Ikindi kandi byorohereje abakada ba FPR inkotanyi gusansibiliza abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko kwigisha umututsi wigaga kuri universite cyangwa se wari uri muri secondaire atigeze ahungabanywa ukamwumvisha ko agomba kujya kwishora mu masasu byari kugorana, ariko kumwumvisha ko agomba kujya mu ntambara, abona ku ishuri atotezwa, abona mu kazi atotezwa, byatumye abo batutsi bari mu gihugu babyumva vuba ko bagomba kujya gufasha. Bituma inkotanyi zigira imbaraga z'abantu baturutse mu gihugu, nubwo amakuru ahari ko hari na benshi bajyagayo bakicwa kubera kubakeka, ariko hari benshi bagiye kandi batanga umusada ukomeye mu nkotanyi, ndetse biranazifasha cyane kuko nibo bari bazi igihugu. Noneho umuntu akibaza ati nta bundi buryo leta yari iriho yashoboraga kujera abikeka ko ari ibyitso ariko hatajemo za menace? Ntabwo byashobokaga. Ese inkotanyi ntabwo zashoboraga kurwana urugamba rwazo zitishe abaturage b'abasivile mu gihugu se rwagati, mu butegetsi bwari buriho, amashyaka amaze gutangira? Ibyatangiye mu gihugu bimeze gute? Nubwo mu by'ukuri FPR ikunda kuvuga ko ari abatutsi gusa bamenashijwe, ariko biriya ni ikinyoma. Uburakari gusa bw'uko umuntu yavuye muri MRND akajya muri PSD, akajya muri MDR, akajya muri ishyaka iryo ryose ashaka, bikaba impamvu ituma bamumenasa. Reka turebe ubwo burakari bwamaze iki ku ruhande rwa leta, ubwo burakari bwamaze iki ku ruhande rw'inkotanyi. Wenda ku ruhande rw'inkotanyi bo bashobora kuvuga bati hari icyo byatumariye kuko byatumye dufata ubutegetsi, ariko nabyo turaza kubireba. Mbibutse ko mu by'ukuri
igihe cyose uzakemuza ikibazo uhuye na cy'uburakari, inzika, nta na rimwe uzabona igisubizo cy'igihe kirambye. Nta na rimwe uzabona igisubizo cy'igihe kirambye. Mubyumve cyangwa mwe kubyumva, mubyemere cyangwa mwe kubyemera, igihe cyose uzakemuza ikibazo uhuye nacyo ukagikemuza uburakari n'umujinya n'inzi, nta na rimwe uzabona igisubizo kirambye. Abantu baratangiye barafatwa mu nzira, abasirikare rimwe na rimwe bacitse urugamba. Ntabwo mvuga ko ari abasirikare bose babikoraga, ariko bamwe na bamwe mu basirikare bacitse urugamba bakaza bagera mu gihugu ugasanga barafata abagore ku ngufu. Ibyo byabayeho, ntimukabihakane. Ikintu cyabayeho nta mpamvu yo kugihakana. Fata abagore ku ngufu, kujya ku mabutike bagaterayo bakambura abacuruza amafaranga yabo, kuba gusa ashobora kuza kubera ko ari kaporari ari serija, ugasanga quartier yose yahungabanye n'ubwoba. Ibyo murabyibuka neza ko byahungabanyije igihugu. Jewe nzi umusaza umwe, kandi yari umusaza w'umuhutu, yavuye ku kazi, yari yahembwe, haraza ageze mu nzira ahura n'insoresore z'interahamwe zari zirimo zirukanka. Mwumve ko atari muri 94, hari hakiri muri 92, zirimo zirukanka uko zirukankaga zitoza. Baramuhagarika kugira ngo bamutware amafaranga ye yose, bamukuramo imyenda yose n'inkweto yari yambaye, bamusigira ikariso yonyine. Aragenda mu nzira, umubyeyi umwe amubonye amujugunyira igitenge. Mwumve neza, ntabwo uyu musaza, ntabwo mu by'ukuri izo nterahamwe zamburaga buri muntu wese, ahubwo uyu musaza bamuzijije ko yari yaravuye muri MRND ajya muri MDR. Uyu musaza yarinze apfa muri 98 agikubita agatoki ku kandi. Umusaza, hari undi musaza w'umukiga twari duturanye, abasirikare baraje. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni interahamwe zabaga zambaye imyenda y'abasirikare, no, abasirikare baraje. Yari umusaza utazi no gusoma, wahiriwe n'ubucuruzi gusa, agacuruza ibintu by'imyaka biramuhira, aragenda agira amafaranga menshi. Murabizi ko abantu kera batabikaga muri za banki, ariko abasirikare baraje bapakira imodoka, bafata udufuka tw'isukari, batsindagiramo amafaranga y'inote yose yari ari muri iyo nzu. Batwaye udufuka tugera kuri 3, barangije n'ibiceri barabiyora. Uyu musaza, abantu Kigali irimo ifatwa, baramubwiye bati duhunge inkotanyi zitakwica. Aravuga ati nugupfa no gupfa, sindi buhunge ndi umutindi ngo nge gusabiriza mu nkambi abantu bimbwa bitwa ko ari bene wacu ari bo basahuye. Ibyo bintu byose ni ingaruka zo gukemura ibibazo utabanjije gutekereza, gushaka igisubizo gishingiye ku mujinya, ku nzika, kuki. Ibyo byose, kuba waziza umuntu ko mutari mu ishyaka rimwe, ni ibintu bidafite icyo byungura ubikora, ni ibintu bidafite icyo byungura ubikora. Ariko ibyo ngibyo byarakomeje, haba ku ruhande rw'inkotanyi aho zari ziri muri Byumba na Ruhengeri, zikomeza zica abaturage b'abasivili. Mu gihugu rwagati, abasirikare bamwe na bamwe bacitse urugamba, interahamwe, abajura basanzwe, bose baratangira bigabiza abaturage. Kubera iki? Kubera ko hari abantu bashatse igisubizo kitari icy'igihe kirambye. Reka dukomeze turebe muri 94. Muri 94 mu by'ukuri tureke wenda ibinyoma bya FPR inkotanyi, ibyo yivugisha, ikoperamo n'abafaransa, ikoperamo n'abandi bamatse ibihugu, gukomeza gushaka kubeshya no kujijisha, ariko ukuri kw'abanyarwanda barakuzi. Ibi ngibi bizwi n'umututsi, ibi bizwi n'umuhutu, bizwi n'umusivile, bizwi n'umusirikare, ko indege ya Perezida Habyarimana yarashwe na FPR inkotanyi. Ibi ni ikintu kizwi, bandika ibyo bashaka mu binyamakuru, bavuga ibyo bashaka kuri za televiziyo, badiringa ibyo bashaka na za matsi ibihugu, ariko mu mitima y'abanyarwanda, baba abahutu, baba abatutsi, baba abasivile, baba abasirikare, birazwi neza ko umuntu warashe indege ya Habyarimana ari FPR. Iki ni igikorwa cy'ubuhubutsi kirimo umujinya gusa, kirimo inzika, ariko utabanjije kureba ngo ni igiki gikurikiraho. Ariko ababikoze baranabibonaga, icyari bukurikiro cyaragaragaraga. Ngiyewe mu nyumve neza, sinshaka kuvuga ko umuntu utekereza neza muzima yakwica abaturage ngo nuko indege ya Habyarimana irashwe, hoye. Ariko n'uwayirashe nawe yarabibonaga akurikije situation yari iri mu gihugu. Ariko iki cyose ndi bugitindeho, kuko deja amakuru aturuka mu ngabo za FPR inkotanyi, mu bazihozemo, y'ubwayo
benshi barabyiyemera bavuga bati natwe twari dufite abatekinisiye bacu twateguye bagomba kujya muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi. Tito Rutaremara aherutse kubivuga ati twari dufite abantu 5 muri buri serire, 5 byibuze muri buri serire yo mu Rwanda. Abo 5 bakoraga iki? Bari bashinzwe iki? Ese mu gihe cy'ubwicanyi bamaze iki? Nta kindi bamaze. No kuvuga ngo uwarashe indege yayirashe yirebera gusa playe yapanze y'urugamba, ayirasa ashingiye ku mujinya yumva afitiye abari ku butegetsi, ayirasa ashingiye ku nzika, ariko ntiyareba aho bigiye kwerekeza igihugu, ntiyareba aho bigiye kwerekeza igihugu. Nubwo rero hari amakuru yuko hari inkotanyi ziyemfiritiye mu ntera hamwe nazo zikajya kwica abatutsi, ariko reka turebe indege imaze kuraswa, mu by'ukuri nta nama zateranye, nta nama z'abategetsi zateranye mu Rwanda. Bariyeri kohereza intwaro mu basivile, mwavuga ko 100% byakozwe n'izo nkotanyi ziyemfiritiyemo? Hoya, ntabwo ari byo. Nk'umuturage wumva nimirije ukuri imbere, ntabwo ari byo. Niba inama zarabaye, abari abategetsi b'igihugu bakemeza za bariyeri, hagatangwa intwaro mu baturage, ntabwo ushobora kumbwira ko icyo atari igikorwa cy'ubuhubutsi gishingiye ku burakari bw'uko indege irashwe, ariko ingaruka zacyo ziraza kugira gute, ziraza kugaragara. Simvuze ko nk'igihugu cyari kiri mu ntambara kandi kigize ibibazo byo gupfusha umukuru w'igihugu, simvuga ko mu by'ukuri hatari gushyirwaho uburyo bwo kurinda igihugu, ariko kurinda igihugu ntago bivuze gushora kampanye mu baturage yo kwicana, ntago bivuze gushora kampanye mu baturage yo kwicana, kuko urumva ko za nkotanyi b'abatekinisiye bishakira gufata igihugu, bishakira kwerekana isura mbi y'ubutegetsi. Ubahaye umwanya, ni wowe ubafunguriye irembo ngo nimwinjire muze mukora ibyo mwateguye, tubifatanye. Niba unavuga ko hari inkotanyi zinji zikaza zikivanga n'interahamwe bakica abasivile, ariko ninde wabafunguriye? Kuko inkotanyi ntago zari zifite ubutegetsi. Abantu bari bafashe ubutegetsi muri ako kanya nyuma y'ipfa rya Perezida wa Repubulika nibo bafunguriye abatekinisiye ba FPR kwivanga mu bwicanyi. Ubundi bari kujya bica aho bafashe nk'uko babikoraga na mbere hose, ariko igikorwa cyo kugira ngo ijambo jenoside ritangire, zo zari zizi iryo jambo jenoside, byazihaye amahirwe. Uwakoze ikosa ryo gushinga bariyeri zihiga abatutsi mu gihugu niwe wahaye amahirwe inkotanyi yo guhita zitangira kumvikanisha ijambo jenoside, aziha amahirwe yo guprogressa mu rugamba rwazo. Ikintu turiho no kuvuga ngo uburakari, umujinya bimarira iki nyirabyo usibye kumutesha agaciro? Usibye kumutesha agaciro mu by'ukuri bimumarira iki? Reka mbabwire, ibi bintu mbabwira, ibi nibyo bikomereye abanyarwanda muri kino gihe, ko byazanye urwikekwe mu bantu. N'uyu munsi abaturage inkotanyi zifite ziyoboye, zirabizi ko zibayoboye batazizeye, barazizi ko zizabica. Reka mbabwire, umuntu wigeze gushaka kukwica akaguhusha kubera impamvu runaka, n'ubundi azakwica nakubona, nagucurwaho azakwica. Ibi nge mishingira ku magambo yagiye yivugirwa, abantu bavuga bati twebwe dufite uburakari bw'uko n'abari abaducitse bagiye Kongo. Bukeye babakurikirana nayo, bamwe bicirwayo, abandi bagarurwa mu gihugu ku mbaraga. Abo bagaruwe mu gihugu n'abari basigaye nibo bapfa nk'ibimonyo uyu munsi. Ngo umwana yuriye ngo imodoka y'ibirayi bakamurasa, ngo umumotari ngo yatwaye umuntu ngo nta perimi afite bakamurasa. Ni ibintu bakora mu buryo buri strategique, ariko ni ya gahunda yuko n'ubundi bagomba kubica. Byazanye rero urwikekwe ruhi. Nuvuga ngo ab'inkotanyi zifite ziyoboye ku ruhande rw'abahutu zirabizi yuko zibayoboje igitugu, zibayoboje imbunda, kandi zirabizi ko batazizeye. Ibyo ni ibintu biba bigaragara, kuko zihora zifite ubwoba ko zabica, bahora bafite ubwoba ko zabica. No mu mvugo barabivuga, barakubwira ngo zakwica, aba bagabo barica, ntimukabakinishe barica. Abaturage barabizi ko zica. None reka tuze turebe ku ruhande urwikekwe rwajemo, ku ruhande rw'abatutsi. Reka mbabaze, ubu hakoreshwa iyihe strategy kugira ngo umututsi warokotse utarishwe n'interahamwe umwumvishe ko FPR idahari, ubutegetsi wenda bugasubiranwa n'abagiye mu buhungiro? Wakoresha iki kugira ngo umwumvishe ko noneho atakwicwa? Kuko sabahutu bose bishe, ariko abatutsi bacitse ku icumu barabizi neza ko ababishe abenshi bari bagwiriyemo interahamwe zifite ubwoko bw'abahutu
nta nubwo bari bazi ko nabo babimenye nkatwe twese, nta nubwo bari bazi ko harimo n'abatekinisiye ba FPR. Icyo bafashe mu mutwe nuko babonye abantu bari baturanye nabo batangira kubica. Ibyo kumenya ko hari abatekinisiye ba FPR binjiyemo babimenye nyuma, nkuko natwe twese twabimenye biturutse kuri za témoignages, ariko mu mutwe wabo babonaga abaturanyi babo babica, kuko hari abagiye bica abaturanyi babo, inshuti zabo, babifashe gutyo. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cy'uwo mujinya w'umurengera wabo wakozwe ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, wabo wakozwe ku nkotanyi zari zitarafata igihugu, niwo uteje uru rwikekwe tubamo buri munsi. Umuntu udagahora yibaza ngo ni gute natura mu Rwanda mfite icyizere ko inkotanyi zitazanyica, kuko zirabikora mu buryo bwinshi butandukanye. Ibyo tuvuga tubona byabaraswa gutya ni ibintu bike cyane bigaragara, ariko hari izindi strategy zikoreshwa. Ni gute umuhutu yatekereza ko azabana n'inkotanyi mu gihugu bakabana neza, adatekereza ko zizamwica, adafite ubwoba ko ziri bumutware zikajya kumufungira muri cave Imageragere? Byagenda gute? Ni gute umututsi yakwicara akumva yuko umuhutu wahungiye mu mashyamba ya Kongo, wahungiye i Burayi, wahungiye muri Amerika, azaza bagaturana adafite iyo protection wenda y'inkotanyi? Kuko nubwo nabo inkotanyi zibica, ariko byibuze basigara bafitemo ako ka protection ko kuvuga kati batwica kubera ko wenda twabagomeye, kubera ko tugiriye umuhutu impuhwe, ariko uwemeye kutagirira umuhutu impuhwe akanayoboka politike ya FPR ntizimwica, akayiha imisanzu yayo ntizimwica. Byibuze rero baravuga bati reka tuzubahe, reka tuyoboke politike yabo, ntibatwica. Ariko se wabaha icyizere gute ko ubutegetsi nibwongera bugafatwa n'abantu wenda n'urugero biganjemo abahutu batazongera kubica? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko cyatejwe n'ubwo burakari. Gukemura ibibazo ubikoreshejwe n'uburakari, ubikoreshejwe n'inzika, ubikoreshejwe no guhubuka ku mpande zombi. Hari abajya banyandikira ngo ariko ngo kuki buri gihe ngo ushaka kuringaniza ibintu? Ushaka kubiringaniza kubera ko niko amateka ameze, niko amateka ameze, ntaho wabihungira, niko amateka ameze. Muri ibi bibazo by'umunyarwanda, muri ibi bibazo by'abanyarwanda, nta mumarayika urimo, haba ku ruhande rw'inkotanyi haba no ku ruhande rwa leta, nta mumarayika urimo. Ariko se bibaha agaciro? Byabahesheje agaciro? Kuko wenda turebe ku ruhande rw'abari bari muri leta, ubu baratsinzwe, bari mu buhungiro, si bo bonyine, hari n'abandi wenda bo mu nkotanyi baje babasangamo, ariko nubwo buhungiro bwabo tugiye kubireba ni ibintu bibiri bitandukanye. N'abatarakoze ibyo byaha babigeretsweho, aratambuka yavuga gusa ati ndi umuhutu, bakavuga bati buriya wasanga warisha abantu. Ese ibyo bintu byabahaye agaciro? Byabahaye agaciro? Inkotanyi se ubu ko muyoboye igihugu, mukaba mufite byose, ubutegetsi bwose buri mu biganza by'inkotanyi, mufite agaciro? Nta gaciro mufite. Mushobora kwibeshya ko mufite agaciro, ariko nta gaciro mufite. Kuko kuyobora umuntu umuyoboje igitugu, ubizi neza ko uramutse ushyize imbunda ku ruhande ukavuga utu tugiye gukora ibintu byo mu mahoro, demokrasi, ubizi neza ko nta n'amajwi atanu wagira, nta gaciro buryo bufite. Kuyobora umuntu ubizi neza ngo nitsamuye uriya muntu yandasa yahita njyana Imageragere, ukamuyoborera mu bwoba, nta gaciro bufite. Icyo nshaka kwerekana nuko nta na rimwe umuntu ukemuza ibibazo umujinya, inzika, azigera abona igisubizo cy'igihe kirambye. Ntibishoboka. Ibi rero nibyo byatumye abantu batagaciro. Reka mbabwire, hari abantu b'urubyiruko bamwe na bamwe bagira gutya nyine bakanarakara bikabarenga bakanatukana. Simbishyigikiye ko batukana, ariko ibi byose biri mu gutakaza agaciro, bituruka ko uwo muntu utakimwubaha, utakimuha agaciro. Reka mbabwire, n'ukuri, reka mbabwire, jewe mbabwiye ko nubwo inkotanyi zifite ubutegetsi, nta gaciro zifite mu banyarwanda. Niko zibyibeshya, niyo kampanye zikora ku maradiyo na televiziyo, ariko nta gaciro zifite mu banyarwanda. Niba bashaka kubimenya ko nta gaciro bafite mu banyarwanda, bazagire gutya umunsi umwe gusa, nk'ejo bundi muri 2024 hari amatora, bavuge bati dufunguye amarembo. Ubu noneho kumwe umuturage atora tumuhagaze hejuru bivuyeho, kumwe umuturage atora abona abapolisi mu cyumba cy'itora n'abasirikare bivuyeho. Buri muntu wese atore umuntu muri ku mutima, barabizi neza. Iyo rero ni bimwe mu bintu byerekana ko nta gaciro bafite. Byumvikana rero neza ko n'undi wese uharanira kuyobora u Rwanda, n'undi
uzakiyobora mu myaka irenze 100 cyangwa 200 iri imbere. Umuntu wese uzashaka kuyoboza igihugu uburakari, umujinya, inzika, gukemura ibibazo uhubutse, nta gaciro azigeragera agira. Niyo waba wambaye generali, nta gaciro uzigera ugira. Ugira agaciro mbere na mbere iyo ukorera abaturage. Ugira agaciro iyo utega amatwi abaturage. Ugira agaciro ari uko waboneye abaturage uyoboye igisubizo cy'igihe kirambye. Ntabwo kuvuga ngo watsinze intambara ubizi neza ko mu myaka 20, 30, 40 ushobora kwibona muri gereza cyangwa mu buhungiro. Ntabwo buryo wabonye igisubizo. Witwa umunyabwenge, ukitwa umunyacyubahiro iyo wabonye igisubizo gishobora gutuma abaturage bawe bahumeka imyaka 500, imyaka 1000 batongeye kurara babundabunda mu bihuru, batongeye kubona imivu itemba. Nibyo byonyine bishobora kuguhesha agaciro. Kumbwira ko uzahabwa agaciro ro gufata cyuma ukamujyana imageragere, ugafata Niyonsenga Theoneste ukamujyana imageragere, ugafata Idamange ukamujyana imageragere, ugafata ba Theoneste, Dr Theoneste ukamujyana imageragere, ugafata ba Ingabire ugafunga. Ntabwo bizigera biguha agaciro. Ntibibaho. Uzabikora kubera ko ufite imbaraga z'ubutegetsi, ariko nta gaciro bizaguha. Ikindi kintu rero gitesha umuntu agaciro, gitesha umutegetsi agaciro, ni inda nini. Inda nini, ikintu cyitwa inda nini. Kugira inda nini nabyo bigukoresha amakosa menshi. Iyo uri umunyenda nini ni kimwe mu bintu bigukoresha amakosa menshi, kandi iyo umaze gukora amakosa menshi yisubiramo, nibyo bigutesha agaciro imbere y'abaturage ubushinzwe kuyobora. Reka mbabwire, nk'ubu mu by'ukuri umuturage wo muri Kangondo yaha agaciro perezida, senateri, depite, yamuha agaciro abikuye. Ubu yakubaha mu by'ukuri abikuye he? Akubahire ko warebye ku mbehe yawe gusa, ukareba ku mushahara uhembwa, ari wowe witwaga kuri umuvugizi we, ntumuvuganire we, ubu akabarara ku gasozi. Nibyo byatuma ugira agaciro. Ba depite, ba senateri, ba ministre. Ubwo urumva umuturage wo muri Kangondo yaguha agaciro gute? Wowe witoje uvuga ko ushaka kujya kumuvuganira, witoza uvuga ko ugiye kumuhagararira no gushyira amategeko amurengera. None uyu munsi arasenyerwa, abana be bakajya kwangara ku gasozi, umugore wakirirwa yicaye ku muhanda ategereje ko bwira ngo ajye gusaba icumbi, ugaceceka ngo urarengera umushahara wawe wa 2 cyangwa 3 miliyoni, warangiza ngo ukibwira ko uwo muturage azaguha agaciro. Musobanurire inshuti muteze amatwi, musobanurire uburyo uwo muturage yaguha agaciro. Kuko ntago mbyumva. Wagira agaciro gute? Ubu tukubahe gute? Twakubaha gute tubona ko inda nini yagusumbye udashobora guhagarara ku nshingano watorewe n'abaturage? Umuturage w'ibyumba uraswa akarasirwa ubusa ngo aha ngo atambukanye icupa rya kanyanga cyangwa yambukije imyenda 5 y'amagendo akaraswa. Wowe ubizi neza ko mu mategeko y'u Rwanda, mu itegeko nshinga byanditseho ko mu Rwanda nta gihano cyo kwica gihari, ukabirengaho ukamurasa wa musirikare, wa mupolisi, yewe Dani Munyuza uhagarariye polisi, yewe Murasira uhagarariye ingabo z'u Rwanda, generali yawe wumva umunyarwanda yayiha agaciro gute mu gihe abasirikare n'abapolisi washyizeho ngo bamurindire umutekano ari bo bamurasa? Kuko reka mbabwire, kurasa umuturage, kwica umuturage, byita igikorwa cy'ububwa. Ni igikorwa cy'ububwa kubera ko nta na rimwe kwica umuturage w'umusivile utakurwanyije, udafite intwaro, mutanganya ubushobozi, nta na rimwe bizatanga igisubizo kirambye. Niyo mpamvu uwica umuturage wese, uwo ari we wese, tutarebye igihe yabikoreye, agomba kwiyumvamo ububwa, kuko igikorwa yakoze ntabwo ari igikorwa kizana igisubizo kirambye mu muryango nyarwanda. Ni ububwa. Kuko uwo wishe ntumurebe ngo ni umuturage w'umuhinzi, ntumurebe ngo ni umuturage utarize, ariko hari atuye, hari abandi baturage bakubonye, hari inshuti ze, hari imiryango ye. Uri kumva ngo kuko uri generali ngo wambaye inyenyeri, donc bazabirengaho nyuma yo kubicira
umwana, nyuma yo kubicira umubyeyi, nyuma yo kubicira umuturage, nyuma yo kubicira inshuti, ngo bakaguha agaciro. Nta gaciro na gato ufite. Inshuti muteze amatwi, reka nsoreze ku kintu kivuga kutamenya kugenzura ibihe. Kutamenya kugenzura ibihe ni kimwe mu bintu bituma umuntu atagaciro. Kutamenya kugenzura ibihe ni kimwe mu bintu bituma umuntu atagaciro. Kutamenya kugenzura ikirere, kutamenya kugenzura situation iri mu gihugu ngo uvuga uti ndi bukemura ikibazo muri ubu buryo kandi kirangire neza nkibone igisubizo kirambye, ni iki bikuzanira kitari ugutagaciro. Donc iyo utabasha kugenzura igihugu urimo ngo ugenzure ubuzima buriho mu gihugu uyoboye, nta gaciro ukwiriye, nta cyubahiro ukwiriye. Ubu umeze nk'umuturage wahinze amasaka, agahinga amasaka ni urugero, cyangwa se ikawa, yarangiza akayanika mu gihe cy'imvura. Abonye akazuba gakeya kanyenyeje agashyira hariya ubundi akigendera, kandi abizi ko ari mu gihe cy'imvura. Noneho ya kawa ikaza kunyagirwa, ikawa yari buzajye ku isoko ari nziza yererana, ugasanga irahuguse ihindutse umukara. Amasaka yari yarateguriwe gukorwamo igikoma, ugasanga ahindutse amamera kubera ko wayanyagije utagenzuye ikirere. Nuko abanyepolitike benshi b'abanyarwanda bameze, ntibamenya kugenzura ikirere ngo bamenye batariko ubu mu gihe nk'iki turi kubona ibintu bidasanzwe mu gihugu. Twakora iki niba tubona imitwe ishyushye mu baturage? Turebere muri kiriya gihe cy'amashyaka menshi muri 1992 93, imitwe y'abaturage irashyushye, bari mu myigaragambyo, baratwika amapine mu mihanda, barasenya amazu, babaye nk'imbwa zasaze, warangiza ugafata imbunda ukabahereza. Ubwo ubuzi kugenzura igihe mu by'ukuri? Ubwo ubuzi kugenzura igihe? Ubu inkotanyi zirirwa ziyita ngo abanyabwenge, usibye gusa gukangisha imbunda, zizi kugenzura igihe? Zirirwa zivugisha ngo nta pressure, ngo nta bwoba, ariko uzi bije y'igihugu igendera mu kwigura, gukora za lobbying kugira ngo badakurikiranwa ku bwicanyi bakoze? Uzi bije y'igihugu itangwamo ruswa no guhora bigura kugira ngo dosiye y'indege iburizwemo? Ubwo si ubwo bwenge n'ubuhe? None se babona ibyo bakoze ari byo byiza kuruta ko batari kubikora, noneho bakaba bari mu mudendezo, nta muntu bahongerera ku manywa na nijoro? Hari imbwa ejo numvishe ituka Madame Victoire Ingabire ivuga ngo ari gushaka gupusa désobéissance civile. Ko ari injiji se? Madame Ingabire Victoire niwe wazanye mubazi kuri moto, urajya kumusheta no kumugambanira uvuga ngo ari gushaka gupusa désobéissance civile? Niwe wazanye ko abaturage bahinga umuceri wabo barangiza bakajya kuwutangaho ruswa kugira ngo baboneho uwo kurya? Wamenya ahubwo ko ari abategetsi batazi kugenzura ibihe. Imitwe irashyushye, abaturage baravuga bati turashonje, imitima yacu irababaye, iratogota, twabuze uwo dutakira. Ariko kubera ko mutazi kugenzura ibihe, abantu b'imbwa bajya hariya gusa bakavuga ngo Madame Ingabire, ngo Cyuma Hasani, ngo Niyonsenga Theoneste, ngo Rashidi, ngo nibo ngo bari gupushinga désobéissance civile. Barapushinga désobéissance civile se? Nibo bafunze imipaka, ibiciro bikiyongera? Nibo se bazanye monopole muri transport, none abaturage bakaba barara ku mihanda babuze imodoka zibatwara? Bapushinga désobéissance civile? Nibo bahagaritse caguwa? Uyu munsi umuturage kugira ngo abone umwenda wo kwambara akaba agomba kugurisha ibyo yahinze byose, abana be bagasonza. Ariko uyu mwanda uba mu mitwe y'abanyarwanda ni mwanda bwoko ki? Kutamenya kugenzura. Ubwo umutegetsi utazi kugenzura ibihe wamuha agaciro gute? Wamwubaha gute? Hari ibintu tuvuga abantu bakavuga ngo iki nta cyubahiro bakwiriye, nta cyubahiro na gitoya bakwiriye. Bibasubiremo rero bategetsi b'u Rwanda, abaharanira kuzarutegeka, namwe abarutegetse mu bihe byashize, kugira agaciro imbere y'abaturage bituruka kuri wowe ubwawe. Ni wowe umenya uko ukemura ibibazo, ukabikemura utabangamiye itegeko, ukabikemura udashingiye ku burakari n'umujinya, ukabikemura udashingiye ku nda nini, kandi ukamenya kugenzura ibihe. Ibyo byose nibibura,
u Rwanda ruracyari isibaniro. Mukibona ibyo byose bitari byaboneka, tutari twabona abayobozi bakemura ibibazo batabikemujwe n'uburakari n'umujinya, tutari twabona abayobozi bakemura ibibazo batarebeye ku nda nini zabo, tutari twabona abayobozi bakemura ibibazo bazi kugenzura ibihe. Mumenye ko u Rwanda rukiri isibaniro, ari abagitakaje ari n'abagifite uyu munsi. Mubimenye ko kugira ngo u Rwanda rukire nuko tuzabona abantu bazi kugenzura igihe, bakemura ibibazo bataganjijwe n'inda nini, bakemura ibibazo bataganjijwe n'uburakari n'inzika n'ubuhubu. Nshuti mwari muteze amatwi, reka dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nongere nshimire mwebwe mwese mudukurikirana, abatwandikira kuri email yacu mporanepo@gmail.com, abatwandikira, abakora commentaire kuri chaîne yacu ya YouTube. Mbasabe kandi mukomeze mukore subscribe cyangwa se s'abonner nkuko bivugwa mu ndimi z'amahanga, kugira ngo turusheho kwagura umuryango nyarwanda ushyira mu gaciro. Mugire umugoroba mwiza.